zose z'igihugu cyacu, bafatanyabikorwa bacu, babyeyi, bavandimwe, mwaramutse neza. Turibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Nk'uko bisanzwe, iri huriro turihuza no kwibuka urubyiruko rwishwe muri Jenoside. Kwibuka si iby'uyu munsi gusa, ahubwo ntituratana igiti, kuko abacu bahorana umwanya ukomeye mu buzima bwacu. Bakomeze baruhukire mu mahoro. U Rwanda rwongeye kuba i Rwanda. Mu kwibuka kandi tuzirikana abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, tugira tuti mpore. Niryo jambo tubona ryo kubabwira. Ni ijambo rigufi ariko ribumbatiye byinshi mu rurimi rwacu no mu mitima yacu. Kwemera kwirenga kwanyu ni kimwe mu byubatse umusingi w'ubumwe budaheranwa no kubaka igihugu cyacu kandi kitaheza. Bana bacu, amateka yacu ntimwayahisemo, ariko u Rwanda rwo mwaruvutsemo narwo rubavukamo. Icyo gihugu cyonyine dufite tutagira undi tukiburana. Uko ubushakashatsi bugaragaza ko haba ihererekanywa ry'ihungabana ryambukiranye ibisekuru, ni nako bwerekana ko n'ingengabitekerezo ishobora guhererekanywa mu gihe hatabaye amahitamo meza ndetse n'urungano ruyarwanira kandi rukayahererekanya. Muri imyaka ya 31 twabonye akamaro ko kubambatira ubumwe n'ubudaheranwa bwacu, guharanira ukuri kwera igihe hari abagamije ikibi, tukimakaza gushyira u Rwanda n'Abanyarwanda imbere ya byose. Rubyiruko, tuzi ko mushoboye byinshi. Nubwo bimeze bityo kandi hari aho umuntu ageraho akumva anababariye. Uyu munsi nk'urubyiruko muzengurutswe n'amakuru menshi aturuka ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abantu ku giti cyabo bumva barihaye ijambo. Ubu hari abantu bigize impuguke ku Rwanda ku buryo buri wese abyuka yumva afite icyo ruvugaho, byitwa ko agamije ineza y'umunyarwanda. Akawa mugani ngo urusha nyina w'umwana imbabazi, ubwo murumva icyo nashatse kuvuga. Muri ibyo byinshi mwumva, umuhanga ntuzabasha gushishoza no gusesengura akamenya ibyo yumva n'ibyo akurikira. Mwe mukiri bato rero, hari ibindi dukwiriye kuba tubasaba nk'ababyeyi, ariko nanone ntabwo muri bato batakumva impamvu bikiri ngombwa guhagarara ku kuri kw'amateka yacu no gukomeza kwibuka tuniyubaka. Byose bikagendana hamwe. Muri uko kurinda ukuri kw'amateka yacu rero, hari ibidakwiriye kugibwaho impaka cyangwa gushidikanywaho. Jenoside ntabwo ari ikiza cyangwa indwara itungurana. Ni umugambi wo kurimbura igice cy'abantu, kandi utegurwa ugashyirwa mu bikorwa n'ubutegetsi mu buryo burambuye kugera n'aho abantu bategura n'uko bazayihakana. Ibyo murabizi ko guhakana Jenoside ari cyo cyiciro cya nyuma. Ntabwo Jenoside itangirwa n'intwaro no kwica. Itangirwa n'ijambo ryica, ryambura undi muntu, rikagoreka ukuri buhoro buhoro, rikagira urwango kugeza n'ubwo umuturanyi akubonamo ikintu kibi akwiriye kwikiza. Mbere y'uko amaraso ameneka, ubwonko bw'abantu n'imitekerereze yabo bibanza gutokozwa n'ikibi, ndetse abantu bakumvishwa ko kwica ari inshingano mbonera gihugu. Ibi mbigarutseho kugira ngo mu izina ry'ababyeyi mbibutse bana bacu ko twizeye ubushishozi bwanyu, kandi ko tubabona
iyo muhagurutse mu bikorwa bitandukanye byo kwimana u Rwanda. Mukomereza aho ndetse munarusheho, kuko ingengabitekerezo ya jenoside ni virusi mbi mukwiriye kujya mubona hakiri kare, maze mukayirinda, mukayikumira, mukayanga, mukanayirwanya. Muri iyi minsi imbuga nkoranyambaga ntizikiri gusa urubuga rwo gusangira ubumenyi ndetse n'imyidagaduro, ahubwo zabaye ikibuga cy'intambara, aho ukuri kugorekwa kandi bigakorwa nkana. Uko bukeye n'uko bwije, inkuru zitari ukuri zivuguruzanya kandi zigamije kutuyobya no gutera urujijo, zikwirakwizwa mu buryo bwo aribwo bwose bworoshye. Zimwe muri izo nkuru ni zibashishikariza gukemanga impinduka nziza z'igihugu cyanyu mwakuze mwirebera, kubacengezamo ko amateka yacu ari mu rujijo, ngo namwe mutangire kwibaza niba koko ibyabaye byarabaye, cyangwa niba ibyiza dufite ubu tutanabikwiriye koko. Imvugo n'ingiro zibumvisha ko amahitamo ubuyobozi bwacu bw'igihugu bwahisemo uyu umwe, kubazwa inshingano no kureba kure, bakabyita ko ari politike mbi. Ubu guhakana jenoside no gupfobya amateka ntibyikorwa hakoreshejwe amagambo akakaye gusa nk'ayo hambere Bizimana yatubwiye, ahubwo byihishe mu mvugo yoroshye, mu mashusho yoroheje, kandi mu buryo umuntu ashobora gutwarwa ni nk'ayo. Hari ababihinduramo inkuru zisekeje cyangwa bakabyita nkana, uburenganzira bwo kuvuga icyo umuntu atekereza, aribyo bita freedom of expression, ariko abo bose bazana iyo mitekerereze n'imigirire. Muri abo bose babizana nta n'umwe twifuriza ineza. Bana bacu, nimuhumure, turabumva kandi turahari ngo tugendane muri uru rugendo. Mwe kwemera guheranwa n'ibikomere, mwange ko hari uwakongera kuducamo ibice, ahubwo mukomeze kuba abanyamurava barinda iby'amateka yatwigishije. Rubyiruko, muri iri huriro nagira ngo nongere mbasabe mujye mufata namwe umwanya mwibaze muti, ninde wungukira muri ibi tubwirwa cyangwa dukomeza kumva byo kwambika u Rwanda icyasha, kurusenya no gukoresha amateka yacu? Mujye mwibaza muti, mbese barihe igihugu cyacu igihe cyari mu mwijima, gifatwa nk'igihugu cyasenyutse burundu? Mwongere mwibaze muti, ni ryari kandi ni gute batweretse ko baba bishimiye iterambere tugezeho? Mubishishikaza urubyiruko buri munsi, ntimukaburemo imbaraga z'umutima n'ubwenge bwo gushishoza, guhitamo neza ibyo mwemera n'abo mukurikira, kuko guhitamo ibitari byo bingana no kwanga kubaho kuri mwe ubwanyu no kubazabakomokaho. Iyo ubona abantu biyemeza guhora bashakisha ibyadutandukanya bahereye ku moko, kugera ubwo bahindura abaturanyi abanzi, byose babyitirira uburenganzira bwa muntu, aha inyungu ni izande? Ninde wungukira mu gukomeza kubona Afurika irimo kutumvikana, umwiryane, akavuyo, imvururu, ubukene n'ibindi bibi byose? Ninde wungukira mu kuba abanyarwanda babwirizwa kutizerana? Ninde wungukira mu kuba abanyarwanda bakwamburwa agaciro, kugera n'ubwo abo turi bo no kubaho kwacu bishidikanywaho? Ni ryari tuzasobanukirwa itandukaniro ry'umuyobozi wihisha inyuma y'inyungu ze bwite cyangwa agatsiko runaka, n'umuyobozi uharanira inyungu rusange? Ikibabaza kikanatera impungenge ni igihe mwebwe urubyiruko mwaba mutabona ayo mayeri yihishe mu bifuza gusenya, cyangwa mukabona wenda ko ari ibisanzwe. Ese byaba biteye isoni cyangwa ikimwaro kurwanira cyangwa kugaragara nk'abaharanira ukubaho kwacu? Niba dushaka koko kugera ku iterambere rirambye, uyu mwitozo ni ngombwa. Bana bacu, urubyiruko,
bakuru banyu bari hano ndetse n'abayobozi turi kumwe namwe uyu munsi, munyemerere duhera aha dufatanye muri uyu mwitozo. Mutekereze u Rwanda muri aya mashusho abiri. Ishusho ya mbere ni igihugu kirimo abanyarwanda bumva kandi bakumvira ayo majwi yose asakaza ibigamije kudutandukanya. Bashidikanya kuri iyo ntego twiyemeje yo kurinda ubumwe bwacu, nta cyizere bafitiye ubuyobozi ndetse bavuguruza ibyemezo byose n'umurongo washyizweho n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, nyamara atari amatsiko asanzwe yo gushaka gusobanukirwa, ahubwo ari ugushaka guhangana. Ni abanyarwanda bahisemo kwiyambura ubunyarwanda, bakaba abanzi b'ubumwe bwacu n'u Rwanda, maze amahoro n'umutekano dufite uyu munsi babisimbuza gushyira imbere amoko. Urwo rero ni rwo Rwanda bamwe bifuza kubona. Urumva se ikindi cyavamo ari iki? Kitari igihugu gikennye, gicitsemo ibice, kirimo umwiryane kandi byoroshye kuyobya. Mu ishusho ya kabiri, mutekereze u Rwanda nk'igihugu cyakoze andi mahitamo kandi akwiye, igihugu kirimo abanyarwanda bemye, batemera ibivugwa byose, nta kwibaza no kubaza ibibazo by'ingenzi ngo bimenyere ukuri. N'abanyarwanda bumvise, baranyurwa kandi bashyigikira ubuyobozi budaheza, ahubwo bushyira iterambere ry'umunyarwanda ku isonga. N'abanyarwanda bihesha agaciro, bemera kandi bakarinda amateka yabo, batagamije gutoneka ibikomere cyangwa kuyirata nk'uko hari abajya babivuga. Ni abanyarwanda kandi bakomeye ku budasa bw'u Rwanda, kuko nta wundi uzaruvuga imyato. Nibo bene u Rwanda. Murebe aya mashusho abiri, mwihitiremo aho mukwiye kuba muri. Bana bacu, bashyitsi bahire, banyarwanda, ntitwavuga kwibuka no kurinda amateka ngo birangirire aho gusa. Never again yacu ntabwo ari intero cyangwa imvugo gusa, ahubwo n'amahitamo yacu. Ku bacu bahisemo kutumva ayo mahitamo, batemera kugendana natwe mu rugendo rwo komora ibikomere no guhindura igihugu cyacu, u Rwanda ni urwacu twese, nta n'urundi tuzabona. Bibuke ko kizira ntawe utera ibuye aho ajisha igisabo. Naho abiyemeje kubangamira amahitamo yacu nabo, ndavuga abatari n'abanyarwanda, twababwira ngo nibasigeho. Ntawe uyoboye ko bafite byinshi bakwitaho mu bihugu byabo. Baturekere ikirezi cyacu cyera, gato keza, gato Rwanda rwacu. Dukunde u Rwanda rwacu kuko nta wundi uzabidukorera. Mube abarinzi b'amateka b'ukuri, ubumwe budaheranwa byacu, uko niko kwibuka iteka urungano rwanyu rwishwe muri Jenoside tuzirikana uyu munsi. Rubyiruko, bana bacu, muramenye ntimuzatatire igihango cy'urungano. Murakoze, dukomeze twibuke twiyubaka.